Mwaramutse neza abakunzi b'Umurage Community, turabashimiye uburyo mukomeje kudukurikirana, tubifurije igitondo cyiza cy'umugisha. Murabizi si uko nsanzwe mvuga, ariko ijwi ryanjye nanjye ryuje ikiniga nyuma y'urupfu rwa Pastor Theogene bitaga inzahuke, dore ko yabaye mu buzima bukomeye cyane, akazahara akicwa n'inzara, ariko igihe kikagira Imana ikamuzahura. Uyu munsi rero tugiye kuganira ku mateka ye. Uyu mugabo yavukiye mu Biryogo mu mwaka w'1984, ariko umubyeyi umwe yavukaga i Butare, ndavuga mama we, mu gihe papa yavukaga mu karere ka Kamonyi mu Gacurabwenge. Nk'uko yagiye abyitangariza mu buhamya kenshi, ni umugabo wavukiye mu muryango ukize, kuko avuga ko yajyaga ku ishuri n'imodoka, ntacyo yaburaga mu bwana bwe. Yavuga ko yagejeje ku myaka 10 ataramenya kwiyoza, atari uko wenda hari ikindi kibazo afite kubera guteteshwa. Ubwo rero avuga yuko nyine yaryaga icyo ashaka, akanywa icyo ashaka mu gihe cy'ubwana bwe, ariko isi burya ngo ni gatebe gatoki, niko bajya babivuga. Ubwo rero ubwo buzima bwiza, ubwo yagiraga imyaka 10, birumvikana umuntu avutse mu 1984, mu mwaka w'1994 nibwo uyu mugabo yari afite imyaka 10. Muzi amahano yabaye mu gihugu cyacu ubwo habaga jenoside yakorewe abatutsi muri Mata 1994. Iyi jenoside yaje gutwara ababyeyi be, birumvikana. Ubuzima bwiza yabagamo burangirira aho ngaho, kuko yitangarizaga ko ku myaka 10 n'amezi 3, nyuma y'amezi 3, ubwo ni ukuva kuva mu kwezi kwa 7 mu mwaka w'1994, yisanze mu muhanda, atangira kunywa ibiyobyabwenge kugira ngo yihoze agahinda nyuma yo kubura ababyeyi. Atangira kuba mu mihanda, akaba mu mateme ahantu hatandukanye, aho yagiye yitangariza kenshi ko yakunze kuba ahantu hazwi cyane nka Sodoma, Abanyabugogo, aho yabanaga n'ibindi birara. Birumvikana ku bw'ubuzima yari ahuye nabwo atagizemo uruhare. Yahuriyemo na byinshi nyine, birimo gukubitwa n'abandi bana, birimo gutotezwa, ibyo byose ariko akabyihangana kuko nta yandi mahitamo. Ari naho yavuga ko yanywera ibiyobyabwenge byinshi cyane mu gihe cy'imyaka 7 yamaze, kuko kuva mu mwaka w'1994 kugera mu mwaka wa 2001, uyu mugabo yanywaga ibiyobyabwenge, ndetse kandi akanywa ibiyobyabwenge bikomeye cyane. Hanyuma rero yitangarizaga ko mu mwaka wa 2001 yaje gukirizwa Nyabugogo, yari ari mu kabari. Avuga ko icyo gihe yanyweye inzoga, ariko nyuma umwami Yesu aramugenderera, ubwo aribwo yazaga kwakira agakiza. Ubwo agatangaza ko nyuma yo gukizwa yagiye asezera kuri Mayibobo, ababwira ko akijijwe. Barangije baramuseka cyane, baramubwira bati aba Babiloni baragutwaye, aba Babiloni bari abakristo. Icyo gihe cyakora aragenda ntiyagaruka. Avuga ko nyine nyuma yo gukizwa nyine yabonye imigisha yo mu gakiza k'Imana. Icyo gihe ariko avuga ko hari n'umwana umwe yigeze gukura mu muhanda, amujyana iwe. Arangije ubuzima buramunanira bwo kuba hatanywa ibiyobyabwenge, aramureka, aravuga ati ntacyo, uzajya ubinywera iwanjye ko ntuzasubire Nyabugogo. Ariko akajya ajya no mu rusengero. Ubwo ngubwo mwana nyuma aza gukizwa, ubu ngubu ni perezida wa korali. Uyu mugabo rero nyuma yo gukizwa yakoze ivugabutumwa mu buryo bukomeye cyane, aho yagendaga abwiriza, atanga n'ubuhamya. Yari azwi ku bw'amaterime yagendaga atangaza, yajyaga akoresha amaterime yo mu muhanda, n'ubundi ugasanga nyine arasetsa abantu. Ariko ibyo yabikoraga mu buryo bwo kubwiriza. Akaba yakundaga kujya no kubwiriza mu abana bo mu mihanda, cyane cyane ahantu yahoze ari Mayibobo, muri biriya bice byavuzwe haruguru.
cyane cyane mu migina ndetse n'ahandi hantu hatandukanye, harimo n'aho bita i Sodomu. Yakunze gutumirwa mu biterane bitandukanye ndetse akifashishwa n'imiryango idaharanira inyungu, ubwo bajyaga bategura ibiterane bitandukanye bakamwifashisha. Ni umwe mu bavugabutumwa bari bakunzwe cyane mu itorero rya ADEPR ndetse yabwirizaga hirya no hino mu gihugu. Uyu mugabo rero wari uzwiho gusetsa cyane, agakunda kuvuga ko Yesu yomora ibikomere, akavuga ko yamwomoye ibikomere, harimo ibikomere by'ibyaha ndetse n'agahinda. Ibyo byose yabikoraga n'umuntu wagiraga ishyaka ry'umurimo w'Imana. Yaje guhabwa ubupasiteri aho yayoboraga mu itorero rya Kimisagara, aho bita Katabaro, niho yakoreraga umurimo w'Imana. Uyu mugabo akaba asize umudamu n'abana, afite urwibutso. Abantu benshi bazamwibukira ukuntu yakundaga abana bo mu mihanda, akabafasha ndetse akabashyigikira. Yari umugabo w'intangarugero mu murimo w'Imana. Uyu mugabo rero wazize impanuka, tubibutse yuko mu kwezi kwa kabiri nanone yari yakoze impanuka y'imodoka, hanyuma biba ngombwa ko bamupima basanga igufwa ryavuye mu mwanya waryo. Gusa nyuma y'ibizami by'ubuzima yagiye atanga, bagiye batangaza yuko nyine ubuzima bwe ari nta makemwa, ariko yavuga ko iyo yabwirizaga cyane kwa kuguru kwamuryaga, ndetse yigeze gutangaza ko afite ubwoba yuko kwazavamo kanseri cyangwa se agapfa. Ni mu kwezi kwa kabiri yabitangaje ko uyu mwaka, byumvikane ko urupfu yarwiyumvagamo. Hanyuma rero amakuru dukesha abo mu muryango we ndetse n'abanyamakuru batandukanye, cyane cyane inkuru twakuye mu rubuga bita All Gospel Today, ruvuga ko uyu mugabo ubwo yari yagiye mu gihugu cya Uganda, hari abadiaspora yaraje gufata. Ubwo rero yazaga yari kumwe n'abadamu babiri mu modoka, abadamu batatu, imodoka iza kubaca hejuru. Bivugwa yuko Pastor Theogene we yahise yitaba Imana ndetse n'abandi babiri, undi akaba ari muri koma. Amakuru dukesha umwe mu bavugabutumwa wita Fred, nuko yahamagaye umudamu we, yemeza ayo makuru yuko uyu mugabo yaba yitabye Imana. Ni umwe mu bantu bakundwaga cyane, ni umwe mu bantu batazibagirana, kuko yakundaga umurimo w'Imana kandi ari kuzabwiriza mu biterane bitandukanye, harimo n'igiterane cyari kuzabera mu karere ka Muhanga ku bufatanye n'itorero ry'Abangilikani. Imana yo mu ijuru imuhe iruhuko ridashira. Ese urupfu rwe rutwigishije iki? Umuntu agomba guhora yiteguye. Umugabo bita Niyomugabo Filemon niwe waririmbye ngo igihe twahawe cy'ubuzima dukwiye kujya tugikoresha neza. Birakwiye ko dukizwa tukava mu byo turimo. Imana yo mu ijuru imuhe iruhuko ridashira. Twihanganishije umuryango asize Umurage Community. Turabakunda.